Yes, reka tugaruke mu kiganiro ku buryo burambuye mwabyumvise abaterankunga turi kumwe muri iki kiganiro twamaze kubatumikira ariko ntabwo butubuza kuza kongera kunyuza amaso mu butumwa baba dufitiye muri iki kiganiro kugira ngo namwe mubashe kukimenya muri rusange. Dutangira ikiganiro cyacu basore mu nyemere tugihere ku ikipe ya APR rwose. Muri ikipe ya APR FC harimo amakuru menshi rwose, amatransferi avuza ubuhuha agiye atandukanye, ariko harimo ayo benshi batangiye kugenda banegose bavuga bati ntabwo rwose izi transfer tuzemera. Mbere byose reka duhere ku musore Medi Kagere MK14 muramuzi mu ikipe ya Simba Sport Club mu gihugu cya Tanzania. Uyu mugabo biravuga ko yaba yamaze kumvikana n'ikipe ya APR kugira ngo aze ko yayikinira umwaka utaha w'imikino. Nyamara tuzi urwego rwa Kagere Medi, tuzi ko ari na wa mukinnyi wabaswe n'imvune mu ikipe ya Simba ndetse no mu ikipe y'Igihugu Amavubi. Twabonye Medi Kagere inshuro yakinnye mu Rwanda, umusaruro wa Medi Kagere turawuzi. Eske uyu munsi wa none byari bikwiye ko Medi Kagere ikipe ya APR, byari bikwiye ko ikipe ya APR izana Medi Kagere kugira ngo ayikinire? Ese nanone iyo masazo y'ikipe ya Prito y'umusore Medi Kagere kuza gukinira ikipe ya APR, cyangwa nibwo buryo ikipe ya APR yaribonye ukubwa bateka tuzane Kagere tuzamwifashe mu mikino mpuzamahanga? Kuko kubwanjye mbona ko Kagere Medi ntacyo yabaje guhindura nko kuri shampiyona y'u Rwanda, nta competition ihambaye yabagiye kuza muri shampiyona y'u Rwanda n'urundi rwego rwayo turaruzi, turanabizi neza ku ikipe ya APR kombe cya hano mu Rwanda icyo cyose gicacara babiri mu nshingano zayo mu kugitwara. Ariko se mu yandi magambo Kagere Medi aba ari igisubizo cy'ikipe ya APR? Urakoze. Kagere Medi yabatwe n'imvune, Kagere amaze igihe kimwe mu kibuga. Kagere ngo muri Rayon Sport, Kagere ngo muri Polisi, Kagere ngo muri Gor Mahia, Kagere urumva aje muri Simba. Ni yekesha ikipe ngo ayitwa Abanyafrika vune zingana kuriya. Urumva haba ikipe cyatizwe nk'ikibonye batekereje Kagere ni wena ni kubuyobozi bubyumva bazanye Abanyarwanda nuko kibanzamo nahanyagasani nasi umusaruro ni ufite ibitekerezo byo kugera akaze mu mugabane wa Afurika. Urazana Kagere Medi afande mu byubahiro agomba, nibyo koko ni rekiritima. Kagere ni umusaruro tunine cyangwa nita umuzigo tumukine gute penetra nga aranye kwana yose APR ifite kuhanda mpuzamahanga.
ikipe ya Simba ntimukoresha ntago mu kibuga mashama vune icyo sisa cyane ko umuntu umeze gutya ubuzima sinda ni bamu mwamaze kuba mwakonfirima ko Kagere Media aje muri APR nta kintu yo kubuko erega rero none bitindeho urumva ubundi APR umva na Star APR ubundi umwaka ushize yari ifite navuga ko icyo gihe ari bwo yashyizemo imbaraga nyinshi ubundi byera ikiri ko igomba kuzana Kagere Media na Jacques Tuyisenge bimwe ariko ikipe ya Simba yagoye APR kuye ibintu yakaga APR yavuze ati nago ubyakunda uko byakunda byinshi uko icyo gihe Simba ari ikeneye Kagere Media ariko ubu none barabona ko nta mwanya gifite mu ikipe ya Simba urabona Simba azi abakinnyi bakomeye ubu Kagere Media ari kubanza hanze ahubwo nimba ari gutangira gutekereza kuri Kagere Haruna Nzima Haruna niyo nzima ndabona ari uri bukurikire gutera ko wenda Kagere n'abakinnyi n'ukuvuga turabizi mu mupira iyo umukinnyi aje kagaragaza urwego rukureba kujya hanze ntabwo twavuga ko urwego rwa Media ruri hasi ku champion y'u Rwanda Kagere champion y'u Rwanda yabona top scorer ye ariko ku rwego mpuzamahanga APR gushaka kwigaragazaho ntabwo ikeneye umusore nka Kagere Media niko navuga uko muri Afrika y'Epfo naho iyo Kagere Chiefs yakoreye Simba si yakinye iminota ingahe wenda twavuga ko icyo gihe igice gito ariko Didier Gomez Daroze utoza Simba kuri ubu yabonye ko Kagere Media atakimukeneye muri iyi mikino kuko naho ararebarga komojo urwego rwa fizike kuri Kagere rumeze neza ariko imvune uvunika muri iyi myaka 30 ningaye kuzamuka bigoranye byamuzana mu Rwanda arakina pe n'ibitego abemere bite ariko ku Rwanda mpuzamahanga pe shaka kwigaragazaho nago Kagere Media yayifasha ariko kuri championa yayifasha ubwo namahitamo ikipe ya APR cyarwo mu yandi magambo twavuga ko abashinzwe recruitment mu ikipe ya APR cyangwa se abashinzwe ibigendanye n'imiguru y'abakinnyi mu ikipe ya APR mu rwego rwabo ruri hasi cyangwa se wenda harimo n'izindi option zindi zikurikira mu gushaka abakinnyi ku ikipe ya APR ni uyu munsi wa none tuvuga tuti ragiye niba tuvuga ko Claude ashobora kugenda Sefu na nuko Innocent Inanshuti Innocent na Ombo APR muri ikipe iri ku rwego rwo kugera n'umuzamu ufatika ntawe Pierre ari umuzamu defense y'ikipe ya APR arangiye hagati mu kibuga naho Kagere kuza kwa Meri Biteri icyo nshobora kutacyumva mu ruhande rumwe sibyo
ikipe ya tubashize yaje tumwitezeho byinshi tuvuga tutabaza nimba navuze ngo ashobora kuza nashyizemo ko Kagere Medi imyaka afite n'ikigeragezemo n'uburyo n'imikino igezweho ubu ngubu rwose n'intego APR FC ifite ntago ari zo kujya gushaka AP ntago ari zo kujya gushaka Kagere Medi kuko nimba APR FC ishaka guhatana kuri shene mpuzamahanga noneho izo ekipe zindi bazaba bahanganye wenda reka twivugiriza hano hafi mu bihugu duturanye haba muri Kenya Tanzania abarundi abagande muri abo bose APR nta nimwe ifite ubushobozi bwo kuba yakwera imina nibuze kuri match ya mbere noneho bari muri izo ekipe wakabaye utsinda cyangwa se ushobora no guheraho batabonaga umwanya muri ayo ma ekipe muri Simba Kagere niwe yarari niwe turi kuvugaho muri iyo Simba nta kize ufite ko wayikora amanota badakina niwo uzana ubwo se urumva ntacyo waba ukemeye n'ubundi n'ibyaha bindi biba biraho niyo mpamvu ku ruhande rwa ndabona rwose APR ifite ikibazo mu bantu bayishakira abakinnyi nibyo ifite politike yo gukinisha abanyarwanda ariko ntago abanyarwanda babasaza aribo APR FC yakabaye ijya kuba ese wavanye bitaga Eto Mupenzi niwe ukishakira abakinnyi APR murumviye ngo nyine kugira ibibazo n'ikipe aracyahari gusa ko ibi bintu mu Rwanda imaze kuba umuca na Stars urabizi ejo bundi inkundo yabaye umusore bita uriya musore ukina ikipe bita Saint Etienne yanga kuza mu Nepat nabyo byagenze gutyo atese umukinnyi aje gukora iki tutamuzi umukinnyi w'umusore utaza kumucana w'umuriro turabuze nk'ikipe ya igiye kujya muri CAF Champions League tuzi ko gakomanga no kujyana hano mu Burundi niyo Simba tuzi urwego rwayo muri Simba ni uje kukwera Simba se mwereke mwabagabo ni ari muri Simba irya bench abakinnyi babanzamo 11 bose niko kuvuga ngo turayitsinda bagize amahirwe bakanganya uginisha kuko kuri na kapiteni wa Simba bari kuri kujya kuri stage umudari naterura igikombe na sheke barimo basinyiye atware ikindi kintu muri kwirengagiza kurusha uko iyi ngufu cyane uyu ni kuri kabiri gatatu gutyo atako sport yagiye yevuriwe umukinnyi Kagere Medi nibyo afite ingufu zo kuza kwirukana utuma tugukwana kuri ba ugasanga ari ikibazo uje gukuraho ba cyane perezida wa FIFA yabandikiye ivuga ibashimira ry'umupira amashubite y'abana benshi ara ikipe gihugu
aperi abantu bari kwikurikiranira hafi barakubwira ko muri merikato cyangwa muri rigura n'igurishwa rigiye kuba ntutungurwe no kubona aperi winjiyemo abasore barenga 6 kuko abasore benshi ni benshi ni ibintu biri kuvugwa rero n'Rwanda ushaka kuvuga akagere wenda bashobora kuba umutoya nawe yabisabye akavuga ati bitewe n'abasore ngiye kwinjizamo ngiye kwinjiza muri equipe ati Kagere kuri experience ashobora gufasha niyo kote tuze kuyitekerezaho urumva kuko kuvugwa barangajwe imbere mu numvaga mukamunginga nasazi ukomozaho bari abasore ba Brezwe bisa n'ibyarangiye bamaze gusinya ndetse barafinda nawe uri gusa nk'ibya harimo n'abasore batabye bakivugwamo urumva ko APST iracyari kuri ya projet yayo y'Abanyarwanda ariko aba bakage yazana abasore bose uko turi kuvuga AP n'ubundi ku ruhando mpuzamahanga ndabona nta kintu turi buyizeze twese ganiro turi kuvuga tuti hari bidakorwa kuri mixer hari bidakorwa ku mashini iyo hari byenda gukora ntabwo bishobora amazima ibitego amaze gutsinda muri football muri karere ya football amakipe n'ibigwi umuntu ngo gashaje kukivuga ati Jacques hano abantu yarahakinnye azadufasha gusezera ino kipe ibyo penalty ni nawe wabaye ya mbere ku nibuke baragagiye urumva mu make cyo nabibwirira mwabagabo mwe mwese ko muri batatu nanjye wa kane ni ibintu zino rekritoma za hano mu Rwanda ni bya nkora mbabwira ngo ryariho rizenguruka ngo Kagere Media rekritoma cyaraha turize ku izina ibikorwa bya bivuze nyine
bagere no Cup Winners Cup siryo ubu si cyo gihe ninduzi ikipe ya APR ni iki kintu gisha azi ko ikipe ya APR ko ariyo kipe imaze gutwara ibikombe byinshi hano mu Rwanda byonyine tout simplement mu gihugu ibyo bira ikipe ni kubonemo ese ubundi inombero ya APR ninde wababwiye ko ishabe na gukompeta kuri uwo mpuzamahanga okay no bagiye kurikosora kuri Kagere Media baro bagiye kurikosora ntabwo bishoboka oya ibintu byinshi byo kuganira wenda ingo tuzayiganiraho ku buryo ingingo indi Kagere nimbaje ubuneye ari nzima akita bagasubira kuri forum Kagere Media bagejeje kumuvuza kurindira undi mwaka wo kongera ngo akire neza yongera akine ni ikipe naho operation chirurgicale uri ku tunguka tuba ya rumpu yahita avuga ati rwose Kagere Media Ala kutavuga muvana muvana mutwa mufasha ariko ntavuga yongera hamwe Umunyeshuri muvugana merere Kabarondo Kabura uri umufana w'ikipe ya igitekerezo oya Kagere Media iribanze n'abandi baraza abanyamaroke tugiye kubamanura nyine muraje murabibona ibyo mirongo itatu z'uku kwezi 30 z'uko amanura turabamanuye murabibona umunyamaroke rwose murahera kuri uri ukina muri Inter sawa twakira undi muntu ku murongo wa telefone nawe twumva icyo tubwira mbere yuko tujya muri Rayon ndetse no muri Ribu hano niyo muri nyuma n'irikira mu ruzi ariko mwebwe murazi kuri shampiyona yacu igurisha ibitego ikagurisha intsinzi Kagere yahakina zabigurisha
cyane twigendere komera komera cyane inde babisubiza uye Kagare ntumushaka ako kana urakoze cyane urakoze cyane sawa sawa reka tujye n'aha ngaha twambaye neza turabireba buriho twinjira kuri sitade turabireba kugira ngo dukine n'iriya kipe we turabireba reka tuve mu ikipe ya APR twisimbukire mu ikipe ya Rayon Sport gusahurwa kutavugwa byo mu rwego rwo hejuru ariko nayo ishaka ngo gusiga ngo ikoze akantu igatwara Niyonzima Olivier Sefu Claude n'abandi bakinnyi batandukanye iki cyo mwakivugaho iki ku ikipe ya Rayon Sport mbere ya byose gusahurwa kuri Rayon buriya ngo byahozeho na kwa kundi nguri kujya kurambagiza abakinnyi nta mafaranga ifite bakayibatwara muri Rayon Sport ibyo ngibyo byo muri ikipe y'ubururu n'umweru ariko se ko hajiri nako yeze ndetse na Mugisha Gilbert barafinda bakifuza kongera amasezerano Muhire Keve bakifuza kuba bazana Niyonzima Olivier Sefu bakifuza kuba bazana Claude undi mukinnyi ninde muri Rayon Musta wa murundi se wa murundi Shaki Bienveni bakifuza kuba bagarura nde ni umusore wundi arabirangiye ariko turaza kubyibuka Makenze se iyo ngiyo ntacyo y'umukara n'umwe ubwo dore nyamba gusura ngo dufashe iki ntacyo iyo mitekereza amakipe abayobozi b'amayikipe bashake scouting system yubatse neza yakuzanira umuntu kugirira akamaro yakuzanira umuntu wagufasha nibuza nka saison nk'ebyiri nose urazana umuntu wo gukina umukino umwe akaba aravunitse akamara seze ebyiri zose atangiye kugaruka mu kibuga kubera ko kumuvura byabaye ingora bayizi kubera imyaka yifitiye ibyo byakumarira iki izi compete izikura wawe nditaga bya ordinateur ariko abo basaza bajya kuri uru rwego yajya gutekereza rwaba Makenze rega nyaboneka buri muntu ajya ku isoko baravuga ati icyo ufite mu mufuka nibyo kikujyana ku isoko ibyo mujye mubimenya niba Rayon Sport ubushobozi bwayo kuri ubu ariho muri kuyiganisha nibyo abakunzi babo nibibashimisha ariko icyo cyemezo nimba ubuyobozi bwagifashe mu bushobozi buke bafite ntabwo twapfa kukigaye hanyuma iki mwavuga n'uruvumbu woroheje ikipe ya Rayon Sport yabakaga miliyoni 40 ariko ruvumbu yamanuho miliyoni 10 birakwiye 30 ibyo isoko kamwe 15 rega irashobora umukinnyi wa miliyoni 30 ruvumbu nawe nyuma yaho biri kwanga mu ikipe ya AS Kigali naho yaramwifuje
Ruvumbu uretse Ruvumbu nyamara umunsi wa none kandi mahitamo ikipe ya Kigali irabona kandi wari amakipe yo hanze ariko mwifuza ese Ruvumbu niba none yemera guciringa agaca bugufa akaganira na Reyo byizere ibyo byizere aragiye akareba agasanga bimwe byabizera yafite ntabwo bishingiye ayo makipe ntari kumwifuza izo za Vita zikagenda zigasanga zitamukeneye hariya mu ngo Simba igasanga avuga ati ntago Ruvumbu we dushaka muri Maroc n'andi makipe yavubagamo nawe arareba aravuga ati ibyo bintu nari nizeye birampfanye buze reka ngende noneho nicisha bugufi kuri Rayon Sport ariko ntarwo wumva ni no kwicisha bugufi miliyoni 30 ku mukinnyi ubwo se yaba gusinyiye sezo zingahe niba uzaza zawe ari nka sezo nkenye nibuze na ikibazo miliyoni 30 ni nyinshi nazo ku musore nka Ruvumbu ukurego ariko hano mu Rwanda turabizi umukinnyi uhenze ntago ararenze miliyoni zigera muri henze ubundi yarya buriya ninde si Jacques nyine niwe uzwa ahenze nga ari miliyoni 40 na 40 cyangwa hembwa ku mwaka ariturije hariya ifaranga gusa arifata rihagije reka tubakore ikipe ahubwo dusimbukire muri RIB mwaka byaramo ni biro iyi ngingo dukwiye kuzafata umwanya wo kwisesengura urumva tukayisesengura muri weekend injiye muri izi case kandi twabivuzeho kera ibintu abantu barabikerenza iyo rero muzamu w'umuhanga uyu muzamu nibyo ariko aravuga ati amafaranga nubwo nayakiriye hari n'abandi yavuga ko n'abandi bemeye kuyafata ariko yaravuze ngo mu minsi iri imbere araza kurushyira hanze RIB iruhereho kuri iryo perereza RIB yinjire muri iki kibazo ni na byiza yuko yabyinjiyemo muze kumfasha izo ngingo tuzisobanurire kugira ngo yinjire muri iki ya nyuma mu ma equipe igikombe mu cyiciro cya kabiri ibyabaye kamere ku ikipe ya APR n'umukino wahuje na equipe ya Marine nubwo ngo waruhutije abakinnyi kuri match ya ngo witeguye match ikomeye ya Bugesera uzi ko izo mwanya kuri wakinnye muri Rayon Sport icyo kintu mumfashe tugitekerezeho ukayinyabika Gorogota waza gukina na equipe ya Gorogota ibitego bibiri ya Musanze na Stade kujya kure ibyo bintu byanakurwa no kubona ibimenyetso ikimenyetso cya muza ishinzwe wirukanisha umuto wa Seninga Musanze garagara niryo jwi turacyari fita abafana muri Musanze baka amafaranga agabashyi kuya ngo yitsi harabo baka kugira ibyo imanura sibyo iyo nani ni dose indwe we football uza kunyumvisha uburyo ikipe itsindwa ibitego bitatu bigenda bikaza oya ibintu ntakajya haba no kuvuga ngo amakipe amwe namwe ngo akomeye gute nibyo
nicyo bibona mu gihe niko bibi uri mu mutoza rwa Tamanzi ibi ngo cumi n'icyenda Rutsiro ni ikibazo umuntu yakwibaza twiza ribu iri Muhanga batanga ruswa muri Muhanga bagende amakipe yose babikora babageremo babikora sinzira mu byo bakundusha yatwuje twaradokirehe ikipe itsinda no kutaza kuko gitondo barambwira bati n'umunya kugira ngo bize gutangwa kuri make bafitanye na Kirehe uyu mugabo ugeze kunyura muri ntabwo ndi kumwiruka neza kuba twareka kuturoha bayihamadu batuye umunsi igiciro cya naho urumva niba kuzamuka birageze ngo bawinjiremo bawuvane match ya babyibuka koze bivugwa ko miliyoni ndabona ari hatari amasa tuze rwose bagame mutabwiye kubura mu Burayi ko byifashe no ku mugabane wa Afurika nyuma yo kugira ku cyaka Simba n'imvune yagarutse avunika mu gihe Simba yatsindwaga na Yanga igitego muri ati match nta kintu ivuze niko navuga ko Simba igikombe yamaze kukizera kugitwara ugiye ku mugabane w'Uburayi George Mendes yamaze kubwira abahagari ko bifuza ko umukiriya cya Cristiano Ronaldo yongera umwaka umwe mu ikipe ya Juventus noneho Philippe Coutinho yabaye inka za nyanya zo muri tumuhombye urakavuga muri Liverpool birabwira Miras ati muze mumufate bari tubagabanyirize ati rwose muduho bari kuvuga ati mwebwe mwe mudutije tuzabivuga nawe mwiga turebe nibyo rwose nibyo bivuge Vinga Manchester United Real Madrid Paris Saint-Germain Bayern Munich zose zagiye mu ikipe ya Renati
mumeze Mumeze bitatu mujye turamushaka. Deni yabwiye ati nakundi tumushyize ku isoko ariko ufite amafaranga menshi ubwo ubu niyo baravuga ngo abakire barwane harya ngo ry'ikigira Paris Saint-Germain ya Bayern Munich ikipe iri burekure menshi niyo nyine iri buganire neza na Rennes mu gihe Tottenham iri gushaka yiteguye gutanga wa mubiryo bita top adwell no yiteguye kumutanga kabisa na makuru menshi abari kuvuga muri aya masaha ku mugani w'Uburayi twabiraho Gwenduzi nawe Marseille rwose ngo babirimo neza cyane mwaretse tugasoreza hamwe Copa America wabaye ikipe y'igihugu ya Colombia yakijwe n'icyo bita penalty mu gihe Argentina yakubitaga iyo bita ngo ikiye Equateur itatu ku busa bila vuyemo Argentina ariko bavuga ngo Maradona tunavuga ati aha araruhukira mu mahoro ariko ngo buranga abanyargentine buri gihe bavuga ati Maradona ari kuri stade n'icyo yatwaye igikombe ariko Lionel Messi ni wabaye n'umukinnyi w'uyu mukino yatsinze kufura yakamara bongera cyane igihe bita ba Rodrigo de Paula baratsinze ba Lautaro Martinez baratsinda urumva ko ikipe Argentine na Brazil still izo ziri gwabwa muri gutwara iki gikombe reka mureke dusoreze hano mureke dusoreze hano dushimire cyane ariko twakiriye umuntu ntabwo twasohoka tutamwakiriye rwose yes komera tumeze neza yego bayiguye twarura izamura yes arakoze cyane reka dushimire abadukurikiye bose muri iki kiganiro bakoze cyane ubwo wakoze cyane